niba mutima wa politike y'inkotanyi akabikimenya wose asa n'isoko. Simvuze isoko baguriraho, mvuze isoko kuko ushaka kumenya ibya politike ya RPF inkotanyi mugahura wahava ufashijwe akanyira amaco y'inda yabeshyaga ngo ni pasteur. Ahubwo ndavuga ntavuvumanga umugabo utava kwizima, yemwe mu buzima buzira imiteta agatambuka akarusha akabarinze agera mu zabukuru ari umukangurambaga w'imyumvire n'imiyoborere mu Rwanda. Dore kakaba kabazogokuru mu kiragano. Jye nongeye kuguha ikaze kuri byose niyo wafishe umuyoboro ukugezaho ibiganiro byiza kandi bicucumbuye gatandatu. Kandi jye nk'abandi yanatiriza bahigiye ku migabanzi banziye nk'abazininga mu nzira izo narose zikamema Imana n'izira amagambagambanye barunduka ikiganza. Uri kumwe nawe niwenga no gusuzuna guha ikaze. Ibyo tugiye kuvugaho twabikusanije twifashishije igitabo Rwanda Rebuilding of Nation cyanditswe na Tito Rutaremara gishyira ku mugaragaro 2019. Ubundi ajya kubona izuba ababyeyi bakamwita Tito Rutaremara. Yavutse mu 1944 mu cyahoze ari Kibungo, ubu ni mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Kiziguro mu ntara y'Iburasirazuba. Ubundi Tito Rutaremara yakuze ari umwana uzi ubwenge, wicisha bugufi kandi wubaha cyane uburenganzira bwa buri wese. Bikaba ari ibyo yakuye mu muryango wubahaga uburezi, ari nabyo biri mu byagize uruhare rukomeye mu kumugira uwo ari we. Ubundi byose bitangira mu myaka y'1959 kugeza mu 1960, igihe ingoma ya Parimehutu yatangiraga kwimakaza ivangura n'ihohoterwa ku bwoko bw'Abatutsi. Aha Tito n'umuryango we barahunze bahungira muri Uganda. Ubundi impamvu bahunze nubwo jenoside yakorewe Abatutsi yari itaragera mu buryo no ku rwego rw'1994, ariko habayeho ubwicanyi n'igitugu gikomeye cyabaye kuva 1959 mu buryo bw'ibanze buteza ubwoba benshi barimo n'umuryango wa Tito, maze bajya gushaka ubuhungiro. Tito yabayeho nk'impunzi mu gihugu cy'amahanga imyaka myinshi, arangiza amashuri yisumbuye ndetse akomeza muri kaminuza ya Makerere University aho yize Political Science na Public Administration. Tito akiri muri Uganda yifatanije n'abandi banyarwanda bari impunzi mu gushyiraho imiryango igamije uburenganzira bwa muntu no kwishakamo ibisubizo. Ibi byatumye aza mu batangije umuryango wa politike waje kuvamo RPF inkotanyi mu 1987. Muri RPF inkotanyi Tito yabaye umwe mu batanga icyerekezo cya politike. Yarazi ko intambara y'amasasu itari ihagije, ahubwo hashoboraga gukoresha ubwenge n'inyigisho zihamye mu kubaka igihugu kirambye. Ubundi urugamba rwo kubohora u Rwanda rutangiye ku itariki ya 1 Ukwakira 1990. Tito yari mu bashinzwe ideology cyangwa ubucurabwenge bwa RPF inkotanyi, dore ko afatwa nk'umutima w'umuryango RPF inkotanyi. Dore ko n'ubundi Tito yari inshuti ya hafi ya General Fred Gisa Rwigema n'abandi bayobozi bakomeye. Tito rero yakomeje gukora igishushanyo cy'icyerekezo cy'u Rwanda rushya rutagira ivangura, rusabana, rurangwa n'ubuyobozi bufite icyerekezo. Ubundi hagati y'umwaka w'1990 n'1994 imyaka y'urugamba, Tito we ntiyari ari kuri front nk'abandi kuko atari umusirikare, ahubwo nk'umunyapolitike. Tito Rutaremara yari mu bayobozi b'ingenzi ba RPF inkotanyi, yari umwe mu bashinzwe RPF, dore yuko ari nawe yari mu bayishinze mu 1987 i Kampala muri Uganda, ndetse abumwe mu bayobozi ba ideology and political affairs, aho yagize uruhare mu gutegura intwaro y'amatwara y'urugamba, gukusanya inkunga no guhuza impunzi z'abanyarwanda zari mu mahanga. Tito
ntiyafatanyije n'abandi urugamba rwa gisirikare nk'intwaro ye ya mbere, ahubwo n'ubwo urugamba rw'amasasu rwatangiye mu 1990, Tito yabonwaga nk'umuyobozi utagomba kujya ku rugamba rw'imbere, ahubwo agafasha ku ruhande rwa diporomasi, itumanaho, ubukangurambaga n'igenamigambi rya politike ya RPF Inkotanyi. Gusa byose akabikorera mu bihugu bidukikije, cyane cyane muri Uganda. Ubundi Tito niwe yari nk'umutima wa politike ya RPF Inkotanyi, mu gihe abari kuri foroti bari umutima wa gisirikare. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, Tito Rutaremara yagarutse mu Rwanda nk'umwe mu bayobozi b'inararibonye baje gufasha mu gusana igihugu cyasambutse. Tito Rutaremara yabaye perezida wa mbere wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, aho yayoboye gahunda z'ubwiyunge, kwigisha amateka y'igihugu no gusubiza hamwe abanyarwanda. Icyo gihe yabaye n'umwe mu banyapolitike batanze umurongo usobanutse mu biganiro byo mu rwego rwa politike, binyuze mu biganiro mpaka, amahugurwa y'urubyiruko n'ibindi bikorwa by'uburezi bw'imiyoborere. Mu 2011, Tito Rutaremara yatorewe kuba senateri mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Yarangije manda ye mu 2019, yakoze cyane mu nzego zijyanye no kunoza amategeko, gukora igenzura ku bikorwa bya leta n'uburezi mu miyoborere. Tito Rutaremara yakoze kandi nk'umujyanama mu by'imiyoborere n'iterambere rirambye muri za gahunda za leta n'ibigo byigenga. Mwibutse ko Tito Rutaremara yabaye umuvunyi mukuru wa mbere mu Rwanda ubwo uru rwego rwatangiraga gukora mu 2003. Iyo mirimo yayikoze kugeza mu mpera z'umwaka wa 2011, asimburwa na Abbas Mukama. Tito Rutaremara ni umugabo w'umuryango, afite umugore n'abana. Uyu munsi aracyafatwa nk'inama z'ingenzi ku miyoborere n'ubwiyunge. Azwiho kuvuga ukuri n'ubutabera, kandi akomeje gutoza urubyiruko indangagaciro nyarwanda. Ijambo rye rizwi cyane, naho yavuze ngo politiki nyayo niyo itarangwa no kwishakira inyungu, ahubwo igamije inyungu rusange. Dusa n'abasatira ku mpera nkubwire ko Tito Rutaremara atari umunyapolitiki usanzwe, ahubwo ari umuyobozi w'inararibonye washyize imbere ubumwe, ubworoherane n'icyerekezo cy'igihugu, akaba afatwa nk'inkingi ya mwamba y'umurage wa politike y'u Rwanda, utanga icyizere n'inyigisho ku bazaza. Mwakoze kudukurikira. Imana y'amahoro n'imigisha ibahe guhaha no kuronka, kandi ibahe kurambira kubona ibyiza. Imana iruta ibindi ni ubuzima. Naho mu biganiro byacu by'ubutaha, bye bye.